Ndabasuje mwese mu gukurikirana 350 ibihe byiza aho muri hose, nizere ko muri amahoro, Imana irabakunda, kandi kubaho icyo gishoro, iyo umuntu ahumeka, iyo umuntu ari gutekereza neza, iyo umuntu ameze neza muri iki gice cyo hejuru, of course ubuzima bari sawa cyane. Twagarutse ku ishuri aho duhora tuganira ku bintu bitandukanye, tukaganira kuri siyanse, tukaganira kuri mu buzima busanzwe, tugatanga update zitandukanye mu buzima rusange, isomo ry'ubuzima. Turagarutse ariko none reka ngabanye ikibazo kibaza ngo muri iki gihe turimo uburezi bubazwa nde? Uburezi buri kubazwa nde? Ese imyigire y'umwana uri kubazwa nde? Iri kubazwa umwana ku giti cye? Ese hari umuntu ujya ubaza umwana imyigire ye? Ese uburezi buri kubazwa mwarimu, buri kubazwa umuyobozi w'ishuri, buri kubazwa ushinzwe uburezi mu murenge, buri kubazwa ushinzwe uburezi mu karere, buri kubazwa ushinzwe uburezi mu ntara, uburezi buri kubazwa minisitiri, buri kubazwa n'uburezi. Iki ni ikibazo gikomeye, kuko urajya kureba ugasanga muri iki gihe turimo ubanza icyo gihe kishoboka abana bari gutsindwa, kandi ugasanga n'icyo gihe igihugu kiri gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo umwana yige. None ikibazo ni ikihe? Nicyo gihe leta yicara igashyiraho imfashanyigisho ubona zisa nkaho zisobanutse. Nicyo gihe uburezi burimo abajene. Nicyo gihe urubyiruko ruri mu kazi. Nicyo gihe uburezi ubona burimo abantu bafite imbaraga. Nicyo gihe ubona igihugu cyitaye ku burezi. Nicyo gihe ubona buri muntu wese yemerewe kwiga. Nicyo gihe ubona ibikorwa remezo birimo gusa nkaho bitera imbere. Nicyo gihe ubona mbese ubona nyine hari gahunda ifatika yo ku burezi. Biri gupfira hehe? Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni mwarimu, ikibazo ni umunyeshuri, ikibazo ni umuyobozi w'ishuri, ikibazo ni minisiteri, ikibazo ni akarere, ikibazo ni umurenge, ikibazo ni ikihe? Kubyumva ute? Ariko abahanga batubwira ikintu bita triangle of education, cyangwa se mpande eshatu y'uburezi. Reka mbyite amashyiga atatu y'uburezi, reka mbyite gutyo. Ubundi uburezi bw'ibanze buturuka mu rugo, cyangwa se reka nkoreshe muri sosiyete, muri community aho umwana aturuka. Kabiri, ku ishuri mwarimu. Gatatu, aho umwana yiga, ikigo. Umubyeyi mu rugo inshingano ze ari kuzikora uko bikwiye? Ese mwarimu ari gukora inshingano ze uko bikwiye? Ese ishuri naryo ririmo kubakira ubushobozi mwarimu ngo akore icyo agomba gukora? Ese umuyobozi w'ishuri we ari kwita ku bana? Ese mwarimu ari kwita ku bana? Ese umubyeyi akora kontorori mu gihe umwana avuye kwiga? Aho ntiwasanga harimo kubogama? Mwana agenda wige cyangwa ubyihorere. Waza ugahinga, ukahirira inka, nanjye ntabwo nize. Aho ni umubyeyi watabyitayeho. Ku ishuri mwarimu, nushaka wige cyangwa ubyihorere. Ndi kubona yanjye peti. Oh my God. Umuyobozi w'ishuri we ntahari.
ntahari, arahuze, ntazi abana biga mu kigo, icyo abona ni raporo gusa. Basigaye urumva niba bimeze gutyo, ya mashyiga ntahari, wa munyeshuri agomba kwicara kuri ya mashyiga atatu, agafata kuri extremite z'iyo triangle zose, agafata kuri rimwe ry'umubyeyi, irindi mwarimu, ahandi umuyobozi w'ishuri. Nibura ahantu yiga hari kumufasha guhindura imitekerereze. Mwarimu mwigisha se ari kumufasha kugira urwego ageraho. Umubyeyi we ari kumupushinga ngo amutere akanyabugabo, amubwire ngo mwana wanjye iga. Ubuse humene uzaza kureba ngo azaze ngo akarere kose agiye kureba uko umwana yiga. Minisitiri azagera ku kigo cyose ajye kureba ngo mpande eshatu y'uburezi. Reka buri wese yite ku ruhare rwe. Mwarimu, uruhare rwawe, try your best. Mubyeyi nawe fasha mwarimu, urebe ko ibyo mwarimu yahaye umwana ari kubyitaho. Umuyobozi w'ishuri, wireba mwarimu gusa, reba n'abo mwarimu abereye aho ngaho. Hari abayobozi birwa bicungira abarimu gusa, bakabacunga umwarimu gusa, agacunga presence y'umwarimu gusa, ariko ntanacunge ngo ariko umwarimu kuba hari ari gukora iki. Reka mwarimu ashobora kuza, ariko yamara kuza akakubeshya ko ahari. Ariko basi tera intambwe urebe ngo ariko mwarimu arahari, icyo yagombaga gukora yagikoze. Yes, that is the truth. Niko ukuri. Ukuri ni uko buri muntu agomba kumenya uruhande rwe. Ariko kumenya uruhande rwe ni ukumenya ngo ese ngewe ishyiga rimwe mwarimu, ishyiga rindi umuyobozi w'ishuri, indi ishyiga umubyeyi, yose ateye neza. Gutera neza ni ukuvuga ngo arashyigikiye. N'ibyo dushaka tuzabigeraho. Nibwo the education that we say that is the foundation of social development nibwo izagerwaho. Nibwo tuzavuga ngo education play a pivotal role in the development of a country. Nibwo tuzabigeraho. Otherwise, impossible. Ngo tuzavuga ngo uyu mwana is socially developed and economically developed. Otherwise, yego mwarimu azaza acunge iryashyiga rimwe rya mwarimu rizaza rikore, ariko umenye ko andi mashyiga abiri adashyigikiye. Ntabwo uburezi ari ubw'umuntu umwe. None se umubyeyi ntabwira umwana akamuca intege ko uriga se, we wakigorogo uriga iki, bige cyangwa ubyihorere. Nagera ku ishuri se mwarimu nawe reka nkubwiye rero, iga cyangwa ubireke, ngenda hembwa yanjye peti, genda gake, byarangiye. Umuyobozi w'ishuri, mujye muza mwige cyangwa mubyihorere, cyangwa muzanye no kwiga ahandi. Tayari byarangiye. Icyo kigo gishaka cyane avaho, bakashaka abandi banyeshuri bake, kuko nta kintu bazakuramo. Mureke dufatanye mureke dufatanye tuve mu bindi. Kuko nicyo gihe turi kubona uburezi bwitaweho. Nicyo gihe ubona ukabona nyine
hari igenamigambi rishyigikiye uburezi. Nicyo gihe uruhare rwanjye ni uruhe, urwawe ni uruhe, n'urw'uriya ni uruhe? Ndabashimiye.